Amakipe y'i Nyarugenge akomeje kugira ubwoba bitewe n'uburyo bari kubona imyitwarire y'ikipe ya Rayon Sports ko ari imyitwarire idasanzwe, ni imyitwarire batigeze babona kuva Rayon Sports yashingwa kugeza magingo aya. Rayon Sports ikomeje kugenda itungurana uko umunsi ugenda ushira, ni nako iri kugenda yerekana ibintu bisha. Mu bintu bigaragara berekana ko ikipe ya Rayon Sports nta kipe izongera kuba yayihagarika, kubera ko ubu ngubu ihagarariwe n'ingwe rwose ntawayibuza kuba yavoma. Nk'uko baca umugani mu kinyarwanda ngo uhagarariwe n'ingwe aravoma, koko niko ibintu bimeze. Rayon Sports ihagarariwe n'ingwe, nta muntu uzayibuza gutsinda, nta muntu uzayibuza kwegukana ibikombe, dore ko ariyo ntego ndetse kandi gahunda yacu ni mu matsinda, nk'uko muzi ko igisigo cy'abareyo ariko kivuga. Abafana b'amakipe ya APR FC bakomeje kugenda bigarurirwa cyane, kuko bari kubona ko Rayon Sports ariyo kipe yonyine ikomeje kugenda itanga ibyishimo, ndetse n'abayikunda bo ubwabo bakomeje kugenda babona inseko nziza, ndetse amatama yabo arimo asesekara cyane, ndetse arimo ayagiriza kubera kubona ibyishimo. Aho ikipe ya Rayon Sports rero yegukanye igikombe cya Sekafa Kagame Cup, bikaza kuyihereza motivation ndetse n'umurava ukomeye cyane. Ubu ngubu gahunda ni mu matsinda, ndetse kandi ikimenyimenyi ni uko muri kugenda mwibonera uko ibintu bimeze. Aho amakipe y'i Nyarugenge yatangiye kwirwaza nk'ikipe ya APR FC yanze gukina imikino ya Super Cup. Kubera iki rero? Ibi ngibi turabizanye gatanu kuri gatanu, ndetse muzaniye n'andi makuru aremereye cyane, lisite y'abakinnyi beza rwose bagomba kuzakina imikino ya kafu. Ubu ngubu umutoza Haringingo Francis yamanjije kuba yashira abo bakinnyi hanze, ndetse perezida w'ikipe ya Rayon Sports Murenzi Abdulahi yatangaje ko yiteguye gushyigikira Rayon Sports haba hasi no hejuru, ndetse azayifasha kugeza paka ikipe ya Rayon Sports ayibonye ku rwego rwiza. Aho kandi ikipe ya Rayon Sports yamajije gufunga isoko ryo kuba yagura abakinnyi, dore ko abenshi mwari mutegereje kubona Ruboneka Jean Bosco wakiniraga ikipe ya APR FC ari mu ikipe ya Rayon Sports, ariko ntago byakunze. Ese kubera iki bitakunze? Ibyo nabyo turaje tubirebere hamwe, ndetse kandi turaza kwinjira nuko muri Ferwafa ubu ngubu ibintu bimeze. Ese birimo biri kugenda gute? Ferwafa irateganya iki ku bakunzi ba ruhago? Ni Rayon 50 ikomeje kugezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha. Wibuka gukora subscribe cyangwa se sabone mu gifaransa, ndetse kandi ukibuka gukora like, ugatanga n'igitekerezo cyawe uko wiyumva, ndetse n'uko wumva Rayon Sports uko imeze, ubundi natwe tukabagezaho ibintu bibakwiriye, ndetse n'ibintu mugenewe kumenya mu kipe mukunda mwese, natwe dukunda ariyo kipe ya Rayon Sports. Ikipe ya Rayon Sports nyuma yo kwegukana igikombe cya Sekafa Kagame Cup ntabwo yarekeye aho, intsinzi yakomeje iriyongera, ndetse amakipe yagiye ikina nayo rwose yagiye iyemeza ku buryo Rayon Sports wabonaga ko ari Rayon koko. Rayon isigaye yarahindutse, ubu ngubu isigaye ari Murera, ikipe y'Abanyarwanda, ikipe dukunda ubururu n'umweru komeje kugenda buganza. Aho ubu ngubu amakipe yatangiye kwirwaza kubera kubona uko Rayon Sports imeze. Iyi Rayon Sports iteye ubwoba ni ukuri pe, kuko uko nyibona ndetse nuko imeze ni Rayon idasanzwe, ni Rayon mu nsura nshya, kuko urebye abakinnyi yaguze ni abakinnyi beza bari ku rwego rwiza kandi bazi n'icyabazanye. Aho dushimira rwose umuntu wadufashije kugura aba bakinnyi dufite ubu ngubu iyi sezo, rwose turamushimira
kwishimira kabisa kubera yuko intsinzi urebye urabona ko ariho ziri guturuka. Urebye nka Muhoza Daniel rwose urabona ko ibintu biri kugenda neza, ba Kamenu, ba Eliya, ba Mikono kabisa Rayon Sport ikomeje kuba Rayon Sport. Aho ikipe ya APR FC ikomeje kugenda ititira cyane kubera ko kubona uko Rayon Sport imeze ni ibintu biri kugenda bihabura amakipe menshi cyane kuko iyi Murera iteye ubwoba. Uhagarariwe rero n'Ingwe aravoma, mureke Rayon Sport yigaragaze, mureke Rayon Sport iganze rwose, ndetse namwe bakunze b'ikipe ya Rayon Sport mute kubura nyuma y'ikipe yanyu kuko wa murindi wacu niwo utuma abakinnyi bacu bakina bafite umunezero ndetse bafite n'umutekano, kuko baba bumva ko atari bonyine ahubwo bari kumwe n'abandi bantu babashigikiye kandi biteguye kubana nabo mu bihe byiza ndetse n'ibihe bibi. Abafana b'ikipe ya APR FC batangiye guta ikipe yabo kubera ko batakibona ibyishimo, batangiye kwizira kwifanira ikipe ya Rayon Sport, ikipe y'ubururu n'umweru. Aho ikipe ya Rayon Sport rero yamajije gushikiriza ibiro bikuru bya CAF abakinnyi bazakina imikino nyafurika. Ubu ngubu rwose tayari bamajije kuhagera. Ubu ngubu rero igikurikiyeho ni ukuzitegura, ndetse kandi muri video ikurikira tuzababwira lisite y'abakinnyi agomba gukina imikino ya CAF, tuzabibazanira ndetse kandi tubabwira yuko Rayon Sport iteguye neza imikino rwose nta kibazo ifite. Umutoza Ningingo Francis ndetse na Adriana bakomeje gutanga imyitozo ikomeye, bakomeje gutanga imyitozo myiza ku bakinnyi bacu kugira ngo bazitware neza rwose kandi tuzababoneho n'umusaruro. Aho kandi perezida w'ikipe ya Rayon Sport yashimiye abakunzi ba Rayon Sport, abashimira uburyo bakomeje kugenda bitwara ndetse n'uburyo bakomeje kugenda bayigaragaza imbere y'ikipe yabo. Ni ibintu bikomeje gushimisha perezida wa Rayon Sport Murenzi Abdulahi. Abakinnyi rero bameze neza ndetse n'abatameze neza nabo bari kugenda bitabwaho n'abaganga kugira ngo nabo bazakine imikino bameze neza. Icyo ni ikintu rero kirimo gikorwa, icyo kintu navuga gikomeye cyane Rayon Sport irimo ikora kugira ngo yite ku bakinnyi, naho ubundi rwose abandi bakinnyi bo bameze neza nk'uko muri kugenda mubibona mu myitozo uko umunsi ushira ndetse nuko uca. Ni Rayon 50 ikomeje kukugezaho amakuru yizewe, wibuka gukora subscribe ndetse kandi ukibuka no gukora like, share ndetse na comment.